Yesu ashimwe bene data, muraho neza, nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge. Turagushimiye kuri Imana yacu, Imana yuzuye urukundo. Tugushimiye ko ngiye kuduhereza amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka Wera aze afungura imitima yacu, ikubere nk'umurima mwiza ugiye kubamo imbuto yawe, kandi imbuto izera nyinshi. Unadushoboze gukora icyo ijambo ryawe riza kudusaba. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Nongeye kubahereza ikaze. Uyu ni umunsi wa gatatu tuganira ku ijambo ry'Imana. Twahaye umutwe cyangwa se topic yo kuba icyitegererezo cy'abizera. Niyo ntego dufite muri iki gihe kingana n'icyumweru, kuba icyitegererezo cy'abizera, kuba icyitegererezo cy'ibintu byiza. Ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa kabiri twasomye umurongo umwe, n'ubundi nawo tuza gukomerezaho. Ni urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice bine umurongo wa 12, naho ngaho n'ubundi tuza gukomereza. Gusa mbanje kubibutsa ku byo twarebyeho ku munsi wa mbere, twibanze cyane ukuba icyitegererezo cy'abizera. Tubona ko dukwiriye kuba urugero rwiza mu bandi, tukaba nk'imfashanyigisho, tukaba abantu Imana ishobora gutangaho urugero rw'ibyo ishaka kwigisha abandi bizera bose. Ku munsi wa kabiri rero twabonye kuri element ya mbere cyangwa se kuri point ya mbere igeze rino jambo yo kuba icyitegererezo cy'abizera ku byo tuvuga. Twabonye ko imvugo yacu ibaye nziza ituma abantu bakunda ubwami bw'Imana, ariko iyi imvugo yacu ibaye mbi ituma abantu banga iby'ubwami bw'Imana. Twabonye ko dukwiriye kuba icyitegererezo cy'abizera, tukavuga neza nk'uko Yesu Kristo yakabaye avuga ari muri buno buzima turimo. Uyu munsi rero wa kabiri n'ubundi turakomeza kuba icyitegererezo cy'abizera ku ngeso zacu. Reka ariko tubanze dusome iryo jambo kugira ngo no tutatangiranye abashe kumva ijambo turimo turagenderaho. Turasoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 4 umurongo wa 12, ndetse ngo ntihakagira wenyura ubusore bwawe, ahubwo ibe icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe, no ku rukundo, no ku kwizera, no ku mutima uboneye. Imana itugirire neza. Uko nari mbivuze, kuri uyu munsi wa gatatu tugiye kwibanda ku kuba icyitegererezo cy'abizera ku ngeso zacu. Imana itugirire neza. Ingeso zacu zivugwa ni imyitwarire yacu, uburyo tubaho, conduct zacu, conduite yacu mu bandi, donc imyitwarire yacu, imibereho yacu, ukuntu tubayeho. Uzi ko umuntu ashobora kwitwa umukristo akajya ajya gusenga buri gihe ku munsi w'iteraniro, ku cyumweru cyangwa se kundi munsi nyine bateraniraho, yewe akaba yakora n'imirimo myinshi cyane yo mu rusengero, ariko wagenzura imyitwarire ye ukabona afite ingeso zitari iz'abana b'Imana. Biroroshye cyane kwitwa umukristo ariko ukagira ingeso zitari iz'abakristo. Imana itugirire neza. Ariko birakwiriye ngo duhindure, tube icyitegererezo cy'abizera no mu ngeso zacu. Tugire ingeso zikwiriye abantu bizeye Yesu Kristo, tugire ingeso zikwiriye abantu bakiriye Yesu. Donc ntitube twitwa abakristo ngo niturangiza ngo tugire ingeso z'abapagani, kuko iyo bibaye bityo bituma abantu banga iby'ubwami bw'Imana. Biteye isoni kwitwa umukristo ariko ugasanga ufite ingeso z'abanyabyaha, ugasanga uri umukristo ariko ugira ingeso z'ababeshyi, ugira ingeso zo kuvuga abandi, ugira ingeso zo kwangana, ugira ingeso z'umujinya, ugira ingeso mbi nyine zose zikwiriye abapagani. Biteye isoni pe. Birakwiriye ngo tube abakristo nibazajya baza kureba imyitwarire yacu, nibaza kureba conduite yacu, nibaza kureba behavior zacu, nibaza kureba imyitwarire yacu, babone ko kuko ari y'abana b'Imana. Imana itugirire neza. Icyo ngicyo nicyo kidukwiriye. Uko iyo abantu babonye imirimo yacu myiza, iyo babonye imyitwarire yacu myiza, iyo babonye ingeso zacu ari nziza, ngo bituma bahimbaza umwami Imana. Imana itugirire neza. Ese imyitwarire yawe, ese ingeso zawe mu bandi zibereka iki? Zibereka ko uri umukristo cyangwa zisa nk'iz'abantu bise? Ese ingeso zawe mu bandi kuko zigaragaza Yesu Kristo cyangwa zirasa n'ubundi n'iz'abandi banyabyaha? Birakwiriye ngo uhindure, ube icyitegererezo cy'abizera no mu ngeso zawe. Turifite intego muri iki cyumweru yuko turenze urwego rusanzwe. Donc yego biroroshye ko wakora itandukaniro abapagani, yego bakaza kukwigiraho, ariko urenze urwo rwego, mbese kurusha abapagani biroroshye pe, biroroshye. Renza urwo rwego, ugire no ku rwego na bene so muri Kristo Yesu bazajya bakuza kukwigiraho ingeso z'abana b'Imana, ingeso z'abizera. Ube icyitegererezo cy'abizera, icyitegererezo cy'abantu bose no mu ngeso zawe. Ingeso zawe zibe iz'abantu bizeye Yesu Kristo, ingeso zawe zigaragaze Yesu Kristo kuko ari byo bigukwiriye. Urakoze cyane. Ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe. Tuzakomeza ku munsi w'ejo. Yesu aduhane umugisha.